Murakaza neza kuri Yes TV Rwanda. Nk'uko mubimenyereye twibanda ku bintu by'ingirakamaro bijyanye n'ikoranabuhanga rya cryptocurrency ndetse n'ubumenyi rusange mu kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga, izi internet zacu dutunze ndetse na smartphone zacu tukaba twazibyaza umusaruro. Uyu muyoboro wacu rero niyo ntego, ni ukumenya no gusobanukirwa uburyo tugomba kuzibyaza umusaruro zino smartphone ndetse n'ikoranabuhanga, tukabagezaho ubumenyi rusange buri muntu wese yakenera mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero turashaka kubaha ikaze mu mwaka mushyashya kandi twibande ku byiza byo kuba kuba pioneer muri Pi Network. Nibyo turibandaho muri kano ka mwanya. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nk'ibisanzwe Rigasigwa Emmanuel Kiza. Niba uri mushyashya uhawe ikaze kandi wibuke gukanda subscribe nubona ino video ikunyuze, ukande like, uraba uduhaye igisubizo cyiza cy'uko wishimiye video twaguhaye, kandi nubona hari n'undi uyikeneye uze kwibuka kuyimusharinga. Ikindi reka duhe ikaze umuntu wese wakanze subscribe, nawe reka tumubwire ngo uhawe ikaze muri kino kiganiro cya none. Reka dutangire ikiganiro cyacu. Ibyiza rero bya kuba pioneer ba Pi Network, ikintu cya mbere twavugaho ni nk'amahirwe yo kuba mu ntangiriro y'ikoranabuhanga rihindura ubuzima bwiwe nk'umupioneer wo muri Pi Network. Pi Network ni urubuga rutanga amahirwe yo kuba umwe mu bantu b'imbere mu bukungu bushya bushingiye kuri blockchain. Kuba uri umupioneer bisobanuye ko ufite umwanya mwiza wo kubyaza umusaruro iri koranabuhanga ritarasakara cyane ku isi. Ikindi aho usabwa gukoresha app yo kuri telefoni nta kiguzi, kandi ukomeza gushishikarizwa no gucukura Pi, uzagenda ubona inyungu igihe agaciro ka Pi kazaba kagaragara neza ku isoko. Iri koranabuhanga ntirigombera ibikoresho bihenze, ntabwo ukeneye ibikoresho bihenze cyangwa amashanyarazi menshi nka Bitcoin kwera. Iyo mpamvu ni uburyo bworoshye bwo kwinjira mu rwego rwa cryptocurrency. Aha ntabwo bigusaba telefone ihenze, laptop ihenze cyangwa se internet ihenze, ni internet usanzwe ukoresha. Niyo makuru meza ari kuba pioneer. Kuba umupioneer bivuze ko uri umuntu mu bantu bashyigikira ikoreshwa rya Pi Network mu bikorwa by'ubucuruzi, kandi ibyo byoroshya kuzamura agaciro ka Pi ndetse n'ubukungu muri rusange. Iyo tubaye benshi turi abapioneer bo muri Pi Network, biba bivuze yuko Pi Network iri kongera agaciro gakomeye cyane. Ni igihe cya nyacyo cyo kwinjira muri Pi Network. Mu mwaka wa
2025 uko umuryango wa Pi Network ugenda wagura amahirwe yo kuba mu ba pioneer ni make cyane. Mu mwaka wa 2025 uko umuryango wa Pi ugenda ukura, amahirwe yo kuba mu ba pioneer ni make cyane. Icyo gihe abantu benshi bazifuza kuba aba pioneer ariko ntibizabashobokera kuko umushinga uzaba ugeze kure. Ahangaha ni nk'ubutumwa bugenewe umuntu utarajyamo, bivuze yuko mu minsi iri imbere bitazakunda yuko kumayininga bizaba bigishoboka, pioneer ntabwo bizaba bigikunda. Nyamuneka niba hari umuntu uzi utarabijyamo kandi ubona ari ngombwa, ari inshuti yawe, byaba byiza ubimumenyesheje. Hano twavuga nk'urugero rw'ibyiza byayo. Umuryango umunyarwanda wacukuye Pi mu myaka ya mbere ubu ashobora kuba afite ububiko bwifite agaciro. Umuhinde wari watangiye muri 2023 ubu ashobora kuyakoresha mu bucuruzi, kugura cyangwa kugurisha serivisi n'ibicuruzwa by'uburyo bworoshye. Nk'uko bimaze kugaragara, Pi Network ni inzira nziza yo kwinjira mu rwego rwa crypto nta ngaruka nyinshi z'amafaranga y'ishoramari. Kadusoze tubabwira ngo turabakunda kandi tubashimiye ko mukomeza kudukurikira kuri Yes TV Rwanda. Nimukomeze gukurikira, tuzabagezaho ibindi byinshi bishya n'ingirakamaro. Ntugasigare inyuma, ba umwe mu bahanga bafite indoto zo kuzamura ubuzima bwabo biciye mu ikoranabuhanga. Ndabashimiye cyane. Ubwenge bwacu tuzabukoresha neza, amateka mashya dufata mu biganza. Yes TV niyo nzira yo guca imihanda, bimenye neza, twubaka ahazaza ikoranabuhanga.